Ngiye kubasuza bene data, inshuti zanjye, inshuti za Natupenda TV, abakunzi b'Imana ndabashuje, muraho n'amahoro. Nizeye ko Umwami Imana abarinze kandi akomeje kubagirira neza. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ryiza ry'Imana. Tushimye Imana ko ituremeye amahirwe yo kuganira ku ijambo ryayo. Ni amahirwe tutajya twirengagiza, ni amahirwe adasanzwe. Umwami Imana batugiriye neza kuduha umwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana, ibyo ntitukabyirengagize kuko hari ibihugu bitemerewe kuganira ku ijambo ry'Imana. Umwami Imana rero ashimwe. Reka dusenge kugira ngo Uwiteka abane natwe muri uyu mwanya mwiza. Tuguhaye icyubahiro Uwiteka, Imana ikomeye, Imana yacu yera, Imana yacu nziza, Imana y'urukundo. Tugushimiye kugira neza kwawe Mwami. Wakoze kuturinda iri joro ryatambutse, uduhaye undi munsi nanone kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe, wihererwe icyubahiro n'ikuzo. Turagusabye rero kugira ngo ubane natwe, ufungure amatwi yacu y'umwuka n'amaso yacu y'umwuka kugira ngo tubone, twumve, tumenye icyo dushakaho muri iyi minsi. Ngewe n'abakunzi ba Anatupenda bakurikije ijambo ryawe muri uyu mwanya, turakuraritse kugira ngo ukorere iby'ubutwari muri twebwe kandi uhaze kwifuza kwa buri umwe wese muri twebwe. Mwami Imana, urakoze ko uje kubana natwe no kutugira neza, mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Haleluya. Nshuti zanjye, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana uyu munsi, rivuga ngo umugambi w'Imana wishakira inzira. Naje kukubwira ngo umugambi w'Imana ku buzima bwawe uzishakira inzira mwene data. Ntukaruhe, ntukavunike wibaza ngo umugambi w'Imana uzasohora gute ku buzima bwanjye. Ibyo Imana yambwiye bizasohora gute, bizanyura he, bizakoreka gute. Naje kukumenyesha ko umugambi w'Imana wishakira inzira. Umugambi w'Imana ufite amaso, ufite amatwi, ufite mbega urihagije ku buryo uzishakira inzira. Ntabwo uzabura aho unyura, aho waba uri hose umugambi w'Imana uzagushakisha ukugereho. Igihe cyawo cyo gusohora nikigera, uzishakira inzira ukugereho. Yewe naho waba wihishe kure kungana gute, naho waba uri kure kungana gute mu buryo bw'ubuzima n'imibereho cyangwa no mu buryo bw'ibitekerezo, naje kukumenyesha ko umugambi w'Imana uzagushakisha ugahura nawe. Kuko wishakira inzira ntujye ubura aho unyura. Imana iwuha amaguru ukagukurikira, cyangwa uraguruka, sinzi uko uzaza, sinzi inzira uzanyuramo, niba ari mu kirere, niba ari ku butaka, niba ari hehe, ariko icyo nkumenyesha nuko umugambi w'Imana uzasohora ku buzima bwawe. Haleluya. Umugambi w'Imana rero wishakira inzira, niryo jambo turimo kuganiraho. Reka dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'Abami ba kabiri, ibice 4 guhera ku murongo waho wa 8. Bukeye Elisa arahaguruka Gishunemu. Hariyo umugore w'umukire, aramuhata ngo ajye iwe gufungura. Nuko uhereye ubwo, iyo yahanyuraga hose yajyagayo gufungura. Bukeye uwo mugore abwira umugabo ati, mbonye yuko uyu mugabo uhora tunyuraho ari umuntu wera w'Imana. None ndakwinginze, twubaka akumba hejuru y'inzu, tumushyiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko kitabaza, maze uko azajya aza kudusura ajya acumbikamo. Hariho ubwo yaje bamucumbikira muri ako kumba aryamamo. Abwira umugaragu we Gehazi ati, mpamagarira uwo Mushunemukazi. Amaze kumuhamagara aramwitaba, amuhagarara imbere. Abwira umugaragu ati, mubwira uti, dore ineza watugiriye yose, mbese twakwitura iki? Urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo? Aramusubiza ati, oya, nibera mu bacu. Elisa ati, twamugirira dute? Gehazi aramusubiza ati, icyakora nta mwana w'umuhungu agira, kandi umugabo we arashaje. Aramubwira ati, muhamagare. Maze kumuhamagara aritaba, ahagarara mu muryango. Elisa aramubwira ati, umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Nawe aramusubiza ati, oya databuja, muntu w'Imana we, wibeshye umuja wawe. Hanyuma umugore arasama, igihe kigeze abyara umwana w'umuhungu nk'uko Elisa yamubwiye. Haleluya. Nk'uko twabivuganye rero, twavuze ngo umugambi w'Imana wishakira inzira. Wa mugambi w'Imana ujya wishakira inzira niwo watumye umugore w'Umushunemukazi ahura n'umugaragu w'Imana n'umukozi w'Imana Elisa. Suko Elisa yahuye n'abantu bake, yahuye n'abantu benshi iyo yazaga gukora umurimo w'Imana aho muri ako gace k'Ishunemu. Ariko
kuko imana yagombaga gusoza umugambi wayo kuri uyu mugore kugira ngo abyare umwana w'umuhungu, yari yarabyaye ngira ngo abakobwa gusa, kandi cyari ikintu gikomeye kuri we, cyari kimubabaje. Uranabyumva yuko umutima we wari waramaze kwiheba, yumva bitashoboka, kuko umugaragu w'Imana, umukozi w'Imana Elisa yarabimubwiye, aravuga ati oya databuja, oya muntu w'Imana we, wibeshye umuja wawe. Ni nko kuvuga ati giye narakwakiriye, naragucumbikiye, ndakugaburira, nkwitaho giye n'umugabo wanjye, yewe twakubakiye nakumba ko hejuru, tugushyiriramo ibyo ukeneye byose, wowe nuza yucumbikamo ugubwe neza, tukwiteho, tugukunde, tugukorera ibisabwa bikenewe igihe waje mu murimo, nta kiguzi ngusabye cy'ibyo ngukorera, wikwirirwa umbeshye. Urebye ni nkaho ariko yakamubwiye ubwo yarambwiye ati oya databuja, wibeshye umuja wawe. Ni ukuvuga ngo ibyo nabikuyeho amaso, narabitegereje, narabirindiriye, ndarambirwa, nabonye yuko ubwo atari umugisha wanjye, nariyakiriye. Ni nkaho yakamubwiye gutyo, kuko yarambwiye ati hoya databuja, wibeshye umuja wawe, wibeshya, humura, nzagucumbikira n'ikindi gihe, ntugire ikibazo, nta fagitire nguhaye y'ibyo nagukoreye, narabyemeje, nzakomeza nkugirire neza, njye n'umugabo wanjye twarabyemeranijwe, wikwirirwa ubeshya umujakazi wawe. Niko yamubwiye ati oya databuja, wibeshya, oya muntu w'Imana we, wibeshya umuja wawe, igendera amahoro. Urumva ko yari yarabiretse, yumva bitazashoboka, yumva uwatari umugisha we, yumva ataragenewe kubyara umwana w'umuhungu, yumva Imana itarabigambiriye, aravuga ati hoya wibeshya umujakazi wawe, igendera amahoro. Byumvikana ko yari yarabikuyeho umutima, yumva avuga ati Imana yankoreye byinshi, ariko ibi byo ubwo ntago biri mu mugisha wanjye byo kubyara umwana w'umuhungu. Buriya ni ibyo nyine, nabyaye abakobwa gusa niba Imana yampaye. Yari yakiriye, mbese kwa kundi umuntu ajya yiyakira ukavuga uti ubwo byagenewe abandi si ibyanjye, ariko urumva ko mu mutima we yarababa, yari afite icyo gikomere cy'uko atabyaye umwana w'umuhungu, yari afite ukuntu adafite agaciro gakwiriye, kuko umwana w'umuhungu muri icyo gihe yari umwana ufite agaciro cyane mu muryango. Amva ko byari bibabaje umutima we, ariko Imana kera mu migambi yayo myiza, yayindi tugambiraho abana b'abantu, yari yaragambiriye ko uyu mugore izamuha umwana w'umuhungu. Nubwo umugore yari yarabivuyemo, nubwo n'umugabo we yari ashaje, bumvaga bitagishoboka, ibyo barabikuyeho n'amaso. Naje kugira ngo bya bindi wakuyeho amaso, bya bindi wumva bitagishoboka, bya bindi wumva wataye iyo inyuma yawe, wateye mu gateba ahantu watereyeyo, wibagiye ko bidashobora gusohora, uti mu by'Imana yambwiye ibi n'ibi yarabikoze, ariko ibi byo narabiretse. Naje kugira ngo umugambi w'Imana wishakire inzira, iby'Imana yakugambiriyeho izabikora ntawe uyihase, izabikora ku bushake bwayo, izabikora mu buryo bwayo, mu mbaraga zayo nyinshi. Umugambi w'Imana uzagushakisha, uzaburi uzakugeraho. Nk'uko washakishije uyu mugore, ukazana umukozi w'Imana Elisa mu gace uyu mugore atuyemo, bagahura. Burya ni Imana yabahuje. Haleluya! Imana yacu ni nziza bene data, ni Imana yabahuje kugira ngo isohoze umugambi wayo kuri uyu mugore, nawe abyara umwana w'umuhungu. Nubwo umugabo yari ashaje, barabivuyeho. Hari ibyo wavuyeho, ariko Imana iracyabiriho. Burya hari ibyo we wavuyeho, hari umugambi w'Imana, cyangwa hari byinshi Imana yakugambiriyeho. Uravuga uti ibi yarabishohoje, ibi yarabishohoje, ibi ngibi byo narabiretse, nabivuyeho. Naje kubwira ngo umugambi w'Imana, Imana iracyawuriho. Nubwo we wawuvuyeho, nubwo we wumva bidashoboka, nubwo wabiteye umugongo, ariko umugambi w'Imana uracyahari ku buzima bwawe, kandi uzishakira inzira. Haleluya! Noneho ikintu cyiza uyu mugore yakoze ni ubugwaneza n'urukundo. Abona umukozi w'Imana, aravuga ati uyu muntu arananiwe, ndabona ashonje, avuye ku murimo w'Imana, ntafite umwitaho, ni umushyitsi muri aka gace, aramuhata ngo ajye gufungura iwe. Ati ngwino njye kugufungurira. Hariho abantu bazi gukorera umugisha. Abona yuko ari umugisha kujya gufungurira umukozi w'Imana, kumwakira mu rugo rwe. Aravuga ati ndakwinginze muntu w'Imana, ngwino tujyane mu rugo rwanjye ujye gufungura, njye kugufungurira. Ndabona yuko ukeneye gufungura, ngwino tujyane. Jya ugira amaso abona abantu bakeneye gufungurirwa, abashonje, abafite ibibazo, jya ugira amaso ababona, kandi ugira icyo ubakorera. Haleluya! Umwami wacu ashimwe cyane. Noneho bwa bugwaneza bwe, aragenda afungurira abakozi b'Imana, yari Elisa n'umugaragu we Gehazi. Arabafungurira, bafata neza, barangije barataha.
jya ugira neza. Ineza burya ntabwo ibora, ineza ntabwo yibagirana imbere y'Imana. Burya ineza ni umuvugizi mwiza imbere y'Imana. Ineza iragenda ikakuvuganira iti mwami, ntiwibagirwe runaka ko yakoze ibi n'ibi, ntiwibagirwe ko yagaburiye abashonje, ntiwibagirwe ko yambitse abambaye ubusa, ntiwibagirwe yuko yita ku mfubyi, ntiwibagirwe ko akora ibyiza, ntiwibagirwe ko hari umuntu yafunguriye wari ushonje. Ineza iratuvuganira imbere y'Imana. Ineza ni ijwi rivuga imbere y'Imana rituvugira, hanyuma Imana ikatwibuka kubw'ineza twakoze ikatugirira neza. Iyo neza rero yakoze yarazamutse igera imbere y'Imana. Haleluya! Irazamuka, iratumbagira, igera imbere y'Imana. Ibikorwa byiza birivugira, biravuga imbere y'Imana, biributsa biti ntiwibagirwe Mana, muba ugomba kugirira neza na runaka umugirire neza, kuko yafunguriye abashonje, yambitse abambaye ubusa, kuko yakoze ibikorwa byiza. Bene data, mujye mugambira gukora neza, tujye dukora neza. Jya ukora neza uko ubonye uburyo, kuko ineza ntabwo ibora, n'imbuto itabora. Haleluya! Noneho rero igihe kigeze, ya neza yakoze ikora ku mutima w'umukozi w'Imana, kuko ngo yinginze umugabo we, aramubwira ati mugabo wanjye mwiza, mbonye yuko uyu muntu uhora atunyuraho ari umuntu wera w'Imana, none ndakwinginze aho kugira ngo ajye aza akore umurimo w'Imana ataharushye ananiwe, reka twumwubakire akumba hejuru y'inzu yacu, maze tumushyiremo intebe, tumushyiremo imeza, tumushyiremo igitereko kitabaza, nazajya aza igihe cyose yaje inahangaha tujye tumucumbikira. Nta mpamvu yuko aruha twebwe duhari. Imana yaraduhaye inzu, dufite uburyo bwo kumwubakira, tumwubakire, noneho najya aza ajya acumbikamo, ajya asangamo ibikenewe byose, acumbikemo, abona imeza yo gushyiraho ibitabo bye, igitereko kitabaza kiraho, nibasoma Bibiliya, bune aho aryama, mbega tumufate neza, tumufungurire, akora umurimo we neza bimworoheye. Haleluya! Umugambi mwiza nk'uwo ntabwo Imana ishobora kubirengagiza. Bene data, umugabo we yarabimwemerera, barabikora. Noneho igihe kimwe umukozi w'Imana yaneza imukora ku mutima. Agiye gutaha ngo abaza umugaragu we Gehazi ati uyu mugore twamugirira dute? Ati genda umumpamagarire, tumubaze icyo dukwiriye kumukorera, tumwitura ineza yatugiriye. Gehazi aragenda aramuhamagara, ngo araza ahagarara mu muryango imbere y'umukozi w'Imana, aramubwira ati niki nagukorera, niki twagukorera kubw'ineza yawe? Dore ineza yawe ikoze ku mitima yacu, ineza yawe inejeje Imana. Niki kintu twagukorera? Dore ineza yawe iratuma hari icyo tugomba gukora, hari icyo ugombye gukorerwa, hari icyo Imana yagukorera kubw'ineza yawe. Mwene data, hari icyo Imana yagukorera kubw'ineza yawe. Haleluya! Dore ineza yawe yazamutse yageze imbere y'Imana. Niki kintu twagukorera? Ese urashaka kumenyekana ku mugaba w'ingabo? Ni nk'uko umubaza ukeneye icyubahiro, tukumenyekanishe ku mugaba w'ingabo? Arambwira ati oya databuja, jyewe nibera mu bacu, nta byubahiro nkeneye, sinkeneye kujya kumenyekana, uko mbayeho kurampagije, nibera mu bacu, umuntu w'Imana we nta kibazo. Noneho abaza umugaragu we Gehazi ati uyu mugore tumukorera iki? Niki twamukorera? Gehazi aramubwira ati cyakora nta mwana w'umuhungu agira, yabyaye abakobwa gusa. Nicyo bivuze ko yambwiye ati nta mwana w'umuhungu agira. Ntabwo byanditse ko yabyaye abakobwa, agiye mpita ntekereza ko ubwo yabyaye abakobwa ariyo mpamvu yavuga ngo nta mwana w'umuhungu agira. Ati nta mwana w'umuhungu agira, kandi umugabo we arashaje. Elisa babonye icyo bakwiriye kumukorera, ababonye igikenewe muri urwo rugo. Aramubwira ati ese, arambwira ati nta mwana w'umuhungu agira, kandi umugabo we arashaje. Noneho rero umukozi w'Imana Elisa aramubwira ati rero wa mugore we, umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Umugore aramubwira ati oya muntu w'Imana we, oya wibeshye umuja wawe, oya igendere amahoro, ntacyo ngusabye, sinkwishyuje ibyo nagukoreye, wibeshya umujakazi wawe. Aramwihorera, undi arigendera. Ariko aragenda, umukozi w'Imana arigendera, abakozi b'Imana barigendera, undi nawe asama inda.
kuko imana yari igambiriye kumugirira neza, yari igambiriye gusoza uwo mugambi mwiza. asama inda, igihe kigeze umukozi w'imana amubwiye ati umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Igihe kigeze yari akikiye umwana w'umuhungu, kuko imana yacu itajya ivuga amasigara cyicaro, kandi yari yagambiriye kumugirira neza no kumunezeza. Abona umwana w'umuhungu, baranezerwa nubwo umugabo we yari ashaje, ariko imana nawe ibagirira neza, inezeza umutima wawe. Naje kukubwira ngo imana izanezeza umutima wawe. Umugambi imana yakugambiriyeho uzasohora, wiwushakira inzira, wikwibaza ngo bizaca bizagenda gute. Naje kukubwira ko umugambi w'imana wishakira inzira. Ufite amatwi, imana niwubwira ngo wa mugambi we noneho genda mu rugo kwa runaka, uzabyumva. Yewe ufite amaguru uziruka. Niba ari n'indege umugambi w'imana uzayitega, niba ari imodoka umugambi w'imana uzaca mu modoka. Icyo naje kukubwira nuko umugambi w'imana wihagije uzasohora ku buzima bwawe, uzishakira inzira. Haleluya. Rero turize Uwiteka, umutegereze wizeye kandi wihanganye, umenye neza ngo umugambi w'imana yakugambiriyeho uzasohora, nta kigabanutse nta n'ikiyongere. Uko imana yabigambiriye niko bizasohora ku buzima bwawe. Icyo naje kugusaba rero no kukwibutsa, komeza ukore ibyiza, komeza ukorere imana, komeza ugendane n'imana, kugira ngo ugwize imirimo imbere y'Imana, bizatuma Imana ikwibuka. Uyu mugore umugambi w'Imana wasohoje ku buzima bwe, wasohoye ku buzima bwe kubera ibikorwa byiza yakomeje gukora. Mbega yabaye nk'ushotora Imana, yabaye nk'uguriza Imana, yabaye nk'uwibutsa Imana binyuze mu bikorwa byiza. Erega ntabwo ari amagambo gusa, ubwami bw'Imana si amagambo, ni imirimo. Naje kugukangurira rero gukomeza gukora ibyiza, hanyuma umugambi w'Imana uzasohora ku buzima bwawe nta kabuza, kuko uzishakira inzira nk'uko tubikubwiye. Komeza rero ubane n'Imana uyizeye kandi uyiringiye. Uhumure, Imana yacu ni nyembaraga. Ndagushimiye mwami w'amahoro, soko y'ibyiringiro, urakoze kubw'ijambo ryawe ryiza ritubwira ko umugambi wawe wishakira inzira urihagije. Mana ni koko nta cyabuza umugambi wawe gusohora. Urakoze kuvuganye n'ubwoko bwawe, urakoze ko ushubije intege mwami Imana mu bugingo bw'abantu bawe. Hari abari bacitse intege, hari abumvaga bihebye, ndabizi mwami ntabwo ijambo ryawe rijya rizira ubusa. Urakoze kuvuganye n'ubugingo bwabo, urakoze kugambiriye kutugira neza twese. Uri Imana idukunda kandi ibyo wibwira kutugira ni byiza. Ushimwe kubw'umugambi mwiza wagambiriye ku bana bawe, kandi ushimwe kubibukije ko umugambi wawe uzasohora. Urakoze Mana, turagushimiye kubw'urukundo dukunda. Ntujye utureka, ntudusiga. Ibonye ducitse intege uratwibutsa ukaganira natwe. Ndabizi ndashidikanya yuko hari ubugingo uvuganye nabwo. Uhabwe icyubahiro Mana. Urakoze kubwira ijambo ryawe, haza kwifuza ku bwoko bwawe. Uri Imana ifite byose kandi ibera hose icyarimwe. Izina ryawe nirishimwe. Buri muntu wese iri jambo ryawe riri bugereho cyangwa rizageraho, nasubizwe intege mu bugingo, koko uri Imana iri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo umurengere kandi umutabare. Urakoze Papa, turagushimiye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha bene data, mukomeze kugubwa neza muri Kristo Yesu. Ijambo ntugihererane rigeze ku bandi, kuko burya tuba dufatanyije gukora umurimo w'Imana. Shalom shalom.